Amerika ifite imyaka 250 ifite ubwigenge. Ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze imyaka irenga 250. U Rwanda rwabeho mbere ya Amerika. Urumva? Ako kantu abantu baza amateka barabizi. Ubwami bw'u Rwanda uko bwagiye bwiyubaka kugera ko tugeze uyu munsi muri Republic, u Rwanda rufite existence ruta iyo abanyamerika bubatse bira barimo. Unagusingiza wicira abaturage, agusingiza general cyo kivuga ibigambo kuri RTNC niki, agusingiza urarangira. Buriya niyo mpamvu wibuka tutangira gukorana. Nakuye ko nakunda compliment. Yego. Kongo rero iya compliment igashyira amapantaro ikashyira mu ikoti bagafata ibintuze ibikaratasi bakabishyira ku mifuka ngo ni portemone ngo ni wallet kandi nta kintu ibaze gufata igikari tukakizinga ukagishyira ku mabuno ngo umusaperi nta kintu kibereyemo. Ariko benshi basubira inyuma bati ese ko tunabonye mati Colonel Wiringoma ati iyi video ntiyabari ya kera n'amakenga ntiyabura umusimbura urumva. Hanyuma rero no wibwira ko bakuzanira amakenga mu giswe yita bandia urumva bakubara kubandikira amakenga se kubera iki kugira ngo bitagenda gute. Amakenga ibyo niba byihorera udashaka kubyemera nyene agenda afata ikirahuri cy'amazi agotomere ibyo birahagije kuri we. Na cyane kino ntambara muri Kongo bamutugara twinshi ubwo bivuga n'utarifuzaga n'ubundi kabaho ngo mumarire ikisi. Ngubwo urabona hari ikintu bashyizemo cyo kutagura ibirindiro. Yego. Cyanditse mu byo abantu bagiye bashyiraho imikono mu byo bitandukanye cyane nko kuntuze nko kuri M23. Ibyo se n'ubwa mbere tubivuze. Niba senateri avuze ikintu dusanga tuvuga se ikintu gishyashya kiri mu byo bavuze niki. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Ako muri Kongo baba we hari marayika yakutumba kiniki general mwiriwe general mwaramutse general rero nukuvuga ngo nubwo wenda umuntu utayibona nkanje hari naho rwose ufite umwanya ukaregasinga wavuga uti igiti cyera imbuto nicyo giterwa amabuye. None surutera amabuye Kongo FARDC itaranabaho ngo bigende gute. Yabanje ari faze heruka ari fake FARDC byarabacanze byarananiranye burundu completoma ibintu byabaye karindi ibaze igihugu kiye kwihamagarira abantu ngo baze bagisahure muze mutware muze mutware n'ibingibi muze mutware n'ibingibi dore nibi bantaganda barafunzwe bande barafungwa. Kongo se yingukiye iki mu kujyanda mayininga cyangwa se shaka guhaminga no kubabaza abavuga ikinyarwanda cyangwa bagira gute byayigejeje kukiza. Iyiza kuba ibafite bayikorera ntibigeze kure mu mutekano nyine bazayirwa n'abakongo n'ibishyize hamwe. None ngo u Rwanda se warugira gute nta n'ikintu warukoraho rwose. Sibyo Amerika ifite imyaka 250 ifite ubwigenge. Ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze imyaka irenga 250. U Rwanda rwabeho mbere ya Amerika. Urumva? Ako kantu abantu baza amateka barabizi. Ubwami bw'u Rwanda uko bwagiye bwiyubaka kugera ko tugeze uyu munsi muri Republic, u Rwanda rufite existence ruta iyo abanyamerika bubatse bira barimo. Urumva? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nkugire n'ikindi. Rwose buryo umuntu waza gukora u Rwanda akavuga ati yafashe ibihano niba ari abacamo amacakubiri icyo kintu kibi cyane kuko abanyarwanda utabaciyemo amacakubiri ntabwo wabashobora. Ndakeka ko abanyarwanda ntabwo ari abanti Amerika nasaba jihadiste ngo murenda guhangana n'ubundi Amerika ibyo bayigira biriya ibizika ari inshuti kitafata ibihano guverinoma yose se ko yari kubishobora ikagicunga nyine yego yagiye ku rutirigongo ibyo bita ngo ni ibihano ariko bano bantu bazabikemura biriya bazabikemura pe bazabirangiza kuko Amerika n'u Rwanda ni inshuti karundura. Urumva ngo ni pivo naje kumenya ko ari ikintu ngo kikaraga urwikaragiro. Urumva ibyo ngibyo rero ntabwo bikuraho bazabikemura bazabirangiza kandi buriya nicyo nabwiye n'abandi babimbajije buriya Kongo ni izababara iyo umuntu bamuhaye umuti kwa muganga ntawunywe ni upfa
ntabwo hapfa wemeye kunywa usharira. U Rwanda rushobora kunywa umuti usharira ariko Kongo ikawujugunya munsi y'umusego, icyo gihe urahwera. Euthanasie diplomatique, umuntu agusingiza wicira abaturage, agusingiza ikijenerali kiba kivuga ibigambo kuri RTNC niki, agusingiza urarangira. Buriya niyo mpamvu wibuka tutangira gukorana nakuye ko nakunda compliment. Yego. Kongo rero iya compliment igashyira amapantaro ikashyira mu ikoti, bagafata ibintuze ibikaratasi bakabishyira ku mifuka ngo ni portemone ngo ni wallet, kandi nta kintu ibaze gufata igikarito ukakizinga ukagishyira ku mabuno ngo umusaperi nta kintu kibereyemo. Barimo kuyisapira, irimo gusapa muri ibingi n'abasaperi bariya. Ndavuga bari abategetsi ba Tshisekedi simuga abakongomani bose, kuko mu bakongomani bose na M23 n'abandi bose barimo n'iki n'iki, ntitukageneralize. Ariko Tshisekedi n'umusaperi uri aho ngaho baramupfunyikira ikibiribiri, bagaje kumwiba, bitwaje ibitiyo n'iki baje gucukura, nawe aragenda adingisa, ari muri rumba zira aho ngaho zitagize ikintu gisobanuye. Buri munyamerika aramubonye umutwe aravuga ati ntacyo muri cyo, muri inyuma hasi abantu mutwihamagarira. Nakubwiye umugabo wita Rwandira ubusa, amateka Rwandira ubusa ntabwo ndakubwira, ariko Rwandira ubusa aracyabaho. Rwandira ubusa abantu bakoze muri security ya aeroport baramuzi muri za 2000 na kangahe, yari umusirikare ukomeye cyane, yagiraga amahane. Noneho Rwandira ubusa akajya Rwandira ubusa koko ahanyuze hose agenda arwana kubita ingumi kuri ryinya kuturuka paye, umuntu waza kumushotora ngo kukabari kahita atanga abagabo b'abandi ati reka mbabwize ukuri muzi ndumugabo Rwandira ubusa siko mwanyise, none aranshotoye turarwanya, sanzwe Rwandira ubusa nkanswe bifite impamvu. Muri commentaire muzajye afanda Rwandira ubusa kibaho, ubwo mukesurana mukarwana akayarangiza akabatahuye. Noneho ndarwanye Amerika isanga isahurira ubusa, mambe isahura byayivunnye. None urayitumije umva izacukura isahure, ntizubaka inganda aho ngaho, iziko nta musaruro mwazibyaza, izi bacuruze bateri z'imodoka zibahenze, nta kaganda ko gutunganya amabuye izabasigira. Amerika izabasahura buriya iri gusahura peteroli ngo ntagira kura kuri reserve yayo. Ibaze igihe Amerika iri mu bihugu nka 5 bya peteroli nyinshi ku isi, ntiracukura n'akagungu nakame ku butaka bwayo, ijya gusahura, ijya kwiba za Venezuela, iya iracyayibundikiye. Urumva Amerika ifite amabuye y'agaciro menshi, ishaka kujya kwiba muri Greenland, byarayinaniye. None mwebwe yanyije kwiba muyihamagariye, sha abakongomani bazicuza nko myaka 100 bavuga ati habaye igihe cyo mwaka wa 2020 tugira umuperezida bita Tshisekedi yihamagarira abarunyunyusa aravuga ati muze munyunyuze mujyane n'iki byose ibintu nk'ibyo. Perezida Tshisekedi bazamiga mu mateka rwose, kandi uzabureba nuko asigaje imyaka 2 ngagende. Mashana bonye na basirikare barenga 1500. Aba basirikare ariko nagiye mbona bavugwaho byinshi, aho bamwe bavuga bati bashaka abasirikare bashaka kuzajya ku mirongo y'urugamba za Uvira, za Kisangani n'utundi duce tugiye dutandukanye. Ariko impamvu nshatse kukivugaho ni video numvise, ndetse video irimo amatariki, irimo umunsi, irimo ukwezi n'umwaka. Ariko benshi basubira inyuma bati ese ko tunabonye mati Colonel Wiringoma ati iyi video ntiyabari ya kera, reka mera aho ngaho. Ariko mu by'ukuri ngira nabonye video yose akurikira gitangazamakuru, gihe Colonel Wiringoma ntaye nabonyemo. Yewe se ubwo nasatira amuzima mu bapfuye, oya nyine ndi kubasubiza, ntago giye ndi kukubaza, ntawe nabonyemo. Abavuga ro kari ya kera ntago ariko kuri, kuko harimo amatariki, harimo ukwezi, harimo umwaka, harimo yewe n'umunsi. Yego bavuze se mardi. Ngiye nshobora gufata video muri 2022 urumva nkayishyiramo se mardi, kuko icyo gihe ntabwo ari itangazo rya Somero Rumangabo ngo ahagaze amakenga avuga ngo uyu munsi ku itariki ni ufite dute ku gihe video yakorewe, wowe namwumva wamwumva, kubera ko ntago makenga yavuga disikuru avuga ngo none ni itariki 2 ngo niki. Ariko wareba pass out zagiye ziba aha 7, aha 5, aha 9, aha niki, aba ni 1,100. Nabyo kumva yuko iriya séance ni ntoya cyane, no mubare w'abasirikare wabonaga kari bakeya. Ni séance ya vuba, kandi ubwo aho ni ku ruhande rumwe ko ufite dute. Ufite dute aho ntashobora kumwumva ni hamwe rero. Yego. Aho ntashobora kumwumva ni hamwe, akeka ko se inyeshyamba ku isi ko inyeshyamba zikora, ubwo hari umuntu ugishidikanya ngo makenga ariho, ngo ntabwo ariho, ko makenga atari watangiza intambara
kutanasinyira wenda kare uzazirangiza uko isi yubatse wumva se AFC yahishira coordinateur wa militaire kubera iki Makenga se yikanga nde muri abo bose iyi ntambara urumva nanone abagira amakushidikanya bahera kuri byinshi kuko niba abantu umukonera umuvugizi wapfuye bakabitangaza nyuma y'iminsi 4 sibyo yego dute na bado zizagenda ziba nyinshi gushidikanya aba bantu umuntu afaka kuko ari uzakomeza kuvuga ngo tuzanabyemera twamonye bamushyingura uwo wese ari muri right iwe Sandri as long as utazi ahantu uko bicometse ariko ari Hamene yarishwe bashyiraho undi turamuzi urumva Castro arapfa bashyiraho Nzenze sibyo nta wavuga ko M23 idafite uburyo bwo gusimbuza abayo baba batakiriho nkaho tutabifite mu mateka na Makenga ntiyabura umusimbura urumva hanyuma rero no wibwira ko bakuzanira Makenga mu giswe yita bandia urumva bakubara kubandikira Makenga se kubera iki kugira ngo bitagenda gute Makenga ariho nyine ariho atariho byamenyekana bakabitangaza conseil high command yabigashyiraho undi muntu urumva kandi umwidegembyo wa Makenga urobona n'abandi ba officials ba M23 uko inama zirakomeje Rucuro Bodwe nawe rakomeye umujenerali uko bimeze yanyeshyamba akoresha inama ziyo za Kirumba n'iki activite za M23 zarakomeje urumva yego Margretu rero ntekereza ko uretse gusa umuntu utemera nk'umwe wabwiye Yezu ati ngaho twereke mu rubavu rwawe kandi kumenya mu rubavu rw'unyeshyamba niba ushaka kubimenya wabwira umuntu ati Makenga guhaye rendezvous uretse kugenda gusa utitira cyangwa ugira gute ubwo wabuze ngiye kwa Makenga gukora iki yego kuko abantu bashaka ibintu bitabareba no kubera iki none se ubumva kugira ngo ubone proof yuko Makenga ariho na cyane ko atari wo mutunze atari nawo murinda udashizwe no kumenya ubuzima bwa Makenga ubundi izo mpaka ujya zimaze iki zo kumenya ngo Makenga ariho ntabwo ariho icyambere si urukundo mukunda ntabwo no kuba ariho si inshingano zawe no kuba atariho wenda ntuhigana nawe ubwo ushaka kumenya imitsi ya Makenga proof waba ushaka na fact waba ushaka urinde koko mu by'ukuri uretse gusaza imigeri zirangishya amakoze bazikaze ko no kumutunguka imbere maze n'abana mu bayobozi babo n'iki byose agize gute kuri Telegram ati turagushaka Makenga aragushaka agende ko kohereza nko kwiga n'iki ugenda utitira waraze uvuga uti karabaye ya Makenga kandi urabizi twarivugiye tuti Makenga nibyabaye kuri buri ngo byavuze yibereye igoma abandi bati yari yatashye muvuge muvuye aho yari yamaze kuhava batayo nta yanyu n'iki byose ahubwo dufite isi yanga kwemera ihora itsimbarara none se Sandri twigarukire mu Rwanda ariko turasubira no kwa Makenga ubu nyine kwanza ntaranagaruka mu Rwanda hari abantu banga kwemera ubanza ngo ujye n'indwara buryo psychologique reka yanabona akomeza guhakana nibaza abantu bigeze kuvuga ngo baba Putin babiri ngo Putin umwenga ugenda ngo nuguma mu ntuze akoze si dufite uyu munsi so icyo mvuga rero Makenga atariho icyama cyabo gifite ukuntu gifite structure yo kubyemeza Makenga se wihaye peti yego ariko wari haye Makenga simbiza ahubwo bari ababyamungu n'abandi no kukwereka ngo hari ikimeze nka decret itegeko teka ryasozereza muri mu ntera ba byamungu ni nabagacire iriya batch yabo ako kantu nkashyizemo kubera ko bino byama bafite ukuntu byubatse sibyo yego nuko uwagira ikibazo yasimburwa cyane icyo gihe rero amategeko n'amabwiriza byakubahirizwa na cyane ko iyo resulta ibibabaje ariko ibabaje mu buryo bugana bufite image ya gitwari kuko ntago Makenga ari yakutumba sibyo yego ntago Makenga no mu mayimayi Makenga no mugabo w'ingabo za AFC M23 Sadek za gucyura ingabo niwe basinye aho generali wa Afrika y'Epfo Jacopo ni barinde uriya yasinye na titre yashyizeho urumva niyo Makenga yashyizeho zose zirangana bose bemera ko abagabo b'ingabo mapwanya Jacopo n'uwo w'ingabo zabo so rero Makenga ibyo niba byihorera udashaka kubyemera nyine agenda afata ikirahuri cy'amazi agotomere ibyo birahagije kuri we na cyane ko ino ntambara muri Kongo bamutugara twinshi
ubwo ubivuga n'utarifuzaga n'ubundi kabaho ngo bimumarire iki se bimumarire iki kujya impaka we ukajya impaka ku mashusho buriya niwe babihinduye bagize gute nta n'inyungu yabyo kubihindura nta bintu ese kubigende gute byamara icyo ntacyo uko umuntu abyumva nabijyana uko maze turebe icyo yunguka ntacyo niba wumva atakiriho it's okay wowe niba wumva ariho ibyo ngibyo koko ni ibintu biciriritse cyane. Yego. Hari umuntu wigeze kumbaza uwo muntu ntabwo nyamwibagirwa ni intellectual n'umuntu wize cyane ese perezida wacu koko Marisha aracyariho ko muri abasesenguzi icyo gihe ndibuka muri Faisal n'umukuru w'igihugu n'umuryango we bari bafatiye urukingo rwa covid urabyibuka ndavuga se ntabwo ugira televiziyo ngo narayirebye ni we muntu narinzi gutya mbona tujya inama nkabona nakugisha inama nkabona waraminuje ariko nawe urantunguye ndamureba gutya nsubita ati wowe mbwira nyine nsubiza icyo nkubajije ndashaka ushaka kubashwa muri Marishari kuvuga ubuzima bw'abakomeye ibyo bintu rwose urumva ushaka yindi niyi ahubwo warakingiwe impamvu nzanye example abantu bateye batyo ariko binanyereka hawufa urumva aba bantu baba propagandiste baba barageze mu bwonko bw'abantu bakabwogoka maze rero rubanda twiberaho tuzi ngo umuntu woroshye upfa kwinjira uko abonye kose ni umuntu w'umukarani ufite ka smart ndavuga aba tukwirakwiza aba spreading ibi bitekerezo bidahwitse baba Sandrine no mu office zikomeye no muri za ministeri no mu mabanke nuko nyine kuri kamera bitugora hari umwe mu muntu wose social media yavuga ngo si umunyamakuru ngo ndimukanyita umunyamakuru nzajya gusubiza ikarita umunsi wo kugira ngo njye nisanzura kuko giye hari abamvuturira urumva abagenzi bacu nyine uko twigenzura yego ariko nyine ukavuga ariko reka mbivuge gutyo no mu biza abamenjije kugira ngo byumvike ko injiji ku isi zibaho neza umuntu ukabona yewe kuma credit yuko namusobanurira ikintu simbyanze ariko kwe no kumenya ikintu mbaza ngo ni igiki urumva urumva umuyobozi w'igihugu yagira ikibazo ari umuyobozi w'igihugu kikayobekana kubera ikize wumva wowe uri muri sanidera sima cyangwa yagira ikibazo kikayobekana makenga se nurushi cyangwa makenga n'undi muntu woroshye ariko uracuruza wakwiye kumfasha sosiyete ejo hari umuntu numvise ijwi ari rya Pastor Musinga uyu nguyu wa muri Amerika audio ye numvise ijwi ndarizi niba atari ry'ugo ambabarire abwira abantu atari ko ubu ntimubona ko uruhare rwa buri wese muri rugamba rugeze kugira ngo ku rwego uriho yatanga kugera kuri madamu mutango na Esther ngo yabwiye abantu turi mutanagira akamaro ubwoko bwanyu buzakizwa ariko mwebwe muzangara muzagira muti ibintu nk'ibyo ngibyo ku mbaraga nke yarafite arokora ubwoko bw'iwabo rero n'abanyabwenge dufite aho kugira ngo abyaze umusaruro icyo ngicyo cyo kuba yaranasomye yanasoma akagira critical thinking iri hejuru nawe yarayobye urumva arigishwa n'abantu baciriritse ibyo yamwigishije akabisama none au contraire ugasanga wa wundi udaha agaciro urumva yego azi gukora critical thinking atarangije na primaire yego mu matora ya perezida muri 2017 nakoraga kuri Bwiza nagiye gutara inkuru y'amatora ku Kimisagara mpasanga umugabo bita komisiyoneri kuko ni n'umukomisiyoneri w'amazu hari yangira ngo kukatabaro hari n'iminara so kukatabaro so hari na primaire umugabo namugana amatora yagenze neza ati katabaro kamoza hafi na katabaro ngira ngo arambira ati yagenze neza nyine abaturage ntaba nabizi bya media itakubira ngo no yatoye n'iki byose ni sawa rero ntiwatoye kabisa hanyuma rero mu mishinga ugumva NST wano nibwo arimo yubaka mu mishinga ubona nyine uwo watoye yavuga Perezida Kagame azakugezaho ni ati ibyo namutoreye nibyo yagezeho ati ibindi byose tuzabigezwaho yego ntibihe uzi ikintu yambwiye ni ikintu gisekeje yambwiye ngo muzehe wacu ngo mfungira abajenerali ngo bigize ashwe muri make ati ntawe uri hejuru y'amategeko hariho imanza nyinshi z'aba ba Frank aba bandi yande ati ntawe uri hejuru y'amategeko twese none se ibyo bigufasha iki sinzi ikibazo cyabaye muri Zimbabwe muri iyo myaka akayaba ngo ahandi ngo batwara insambu y'abantu ngo bikaburiramo ngo twebwe ngo ujyana gutya yari opinion yiwe wamugira gute urumva yego urumva abantu bagira rero uburyo babona ibintu
babona point of view zabo. Ariko uwo n'umuturage usanzwe w'umukomisiyoneri yego ariko ushaka kukubwira ikintu kikagukoma, sibyo? yego Tandisike wowe n'amashuri ufite, professor ufite, ukibaza ibintu bidahwitse biba ngo bibaza marishari, yego sibyo? Tujye tunubaha abaturage badukurikira tutitaye ngo bari kuri level zihe ngo bagira gute, ibintu byacu tuvuga abantu barabyumva, urumva? Ariko nyine kako paradoxe kazamo n'uwakumvise ugasanga ari utumva. Rero nawe nk'umunyamakuru bujya nyine mpa nkucomekeyemo akantu, ubu abantu ubwirare b'ingagari zitumva ibi bintu, noneho hari n'urigoma, sibyo? Hafi y'igipangu cya Makenga cyangwa n'indakiwe, urumva? Utabyumva. Hari n'imodoka zaciye hejuru utabyumva, sibyo? Hari no muri FC utabyumva, ati bira baraduhisha baratubeshya. Ahubwo kanyuka afite akazi. Kuba kari aka video basohoye, ese muri kari aka video banatari nko guca impaka, kari kirumanga. yego Kari video niyo guca impaka. Iriya ni systeme de communication. Icyo gihe byabaye ngombwa, urumva? Uraza nyine ukagenda ugakora communication nk'iriya. yego Buri yigoma bigeze gukora imyigaragambyo bavuga ngo perezida w'u Rwanda ngo ntabwo ariho, urumva? Icyo gihe abantu barabyibuka, ariko barasakuza we baravuga ndabyibuka. Nimugoroba kuri uwo mugoroba cyangwa se ariko ni kuri uwo mugoroba ngira ngo yego umukuru w'igihugu yagiye mu gitaramo cya gakondo muri Hotel de Mille Collines, birahura, urumva? Icyo gihe narrative ya Kinshasa, abantu mu Kinshasa bigoma nabo ntabwo boroshye, ndavuga kera, ubu ngubu hameze neza. yego Bose uko bari bipanze ku murongo Sandrine, sibyo? Bahise bagira byose birangira ibyo bari batangiye gukora, kuko bagiye mu mihanda icyo gihe muri iyo myaka, wenda wari ukiri muto yasimbiza, urumva? So icyo mbivugiye rero nuko n'ubundi iyo ubeshya ikinyoma cyawe kirigaragaza, iyo uvuga ukuri kwawe kurigaragaza, hari ukuri kudahishwa iyo kujemo n'abakomeye, urumva? Wenda warubimbajije nta n'ikindi nenda kubivugaho, nta n'icyo mbitangaho n'ibitekerezo, ariko n'ubundi se ufite iyihe nyungu? Cyo kora kubabwira amakuru nk'aya nabyo biba bikenewe, kumenya ngo mujye abantu bakwiye gukurikirana ibifasha sosiyete n'ibidafasha sosiyete, tukabyihora ko ntacyo bitumariye. Ikibazo cyawe nagisubije ahari. yego nendi gusoma itangazo abasenateri b'Amerika nabo basohoye, ati ni ryasohowe na senateri w'Amerika witwa Jimmy Risch uyobora komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri Sena wa Amerika. Ati Perezida Donald Trump na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Marco Rubio bavuze ko bahinduye uburyo Amerika yitwara mu bibazo by'umurasirazuba bwa Kongo, bashyira imbaraga mu bikorwa bigamije amahoro n'iterambere. Bavuga ko hashyizweho amasezerano ashobora kuzana amahoro arambye n'iterambere mu karere, ariko ayo masezerano agomba kubahirizwa. Ati itangazo rivuga ko ibihano byafatiye ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bane bakuru b'izo ngabo bigamije gutanga ubutumwa bukomeye ko abazica amasezerano Amerika yagizemo uruhare bazabihanirwa bikomeye. Rivuga kandi ko u Rwanda ngo na 23 bagomba guhagarika ibitero no kwagura ibice bafashe cyo kutagura ibice bafashe ndetse bakava mu duce twavuzwe. Mbere yuko nkomeza iri tangazo, ahubwo nifuza kubaza umugabo witwa Marshal iki kibazo, aricyo benshi nabonye banagarukaho bati Amerika ni umuhuza, atari kubundi kuba ari umuhuza bisa naho ifite uruhande, ati nayo ntiyakago, ati bisa naho nayo iri gukora nka Angola, reka mera aho ngaho. Oya igihari nk'ubwo urabona hari ikintu bashyizemo cyo kutagura ibirindiro, yego cyanditse mu byo abantu bagiye bashyiraho imikono mu bice bitandukanye, cyane nko kuntuze nko kuri M23. Ibyo se n'ubwa mbere tubivuze, niba senateri avuze ikintu dusanga tuvuga se ikintu gishyashya kiri mu byo bavuze niki? Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa, kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788
322 cyangwa ukatwandikira kuri google girl cars @gmail.com. hitamo Google Girl Cars ntago uzicuza.